Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 48 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira dusoma mu gice cya 11 mu gitabo cya Yosuwa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire yaho iravuga ngo Yabini ahamagaza abandi bami ngo bamutabare kurwanya Abisiraheli. Yabini umwami w'i Hasori abyumvise atumira Yobabu umwami w'i Madoni n'umwami w'Ishimuroni n'umwami wo kuri Akeshafu n'abami b'ikasikasi mu gihugu cy'imisozi miremire n'abo muri Araba, Ikusi, Kinereti n'abo mu kibaya no mu misozi y'Idori iburengerazuba. Maze atumira Abanyakanani b'iburasirazuba n'ab'iburengerazuba n'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abayebusi bo mu gihugu cy'imisozi miremire n'Abahivi bo munsi y'Iheburoni mu gihugu cy'Imisipa. Nuko batabarana n'ingabo zabo zose zari nyinshi zingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja n'amafarashi n'amagare menshi cyane. Abo bami bose baraterana baraza bagandika hamwe ku mazi y'Imeromu ngo barwanye Abisiraheli. Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntubatinye kuko ejo nk'iki gihe nzabatanga bose bicirwa imbere y'Abisiraheli. Amafarashi yabo muzayateme ibitsi n'amagare yabo muzayatwike. Yosuwa azana n'ingabo zose zibaterera ku mazi y'Imeromu zibaguye gitumo. Uwiteka bagabiza Abisiraheli barabakubita barabirukana babageza kuri Sidoni nini n'Imisirefotimayimu no mu gikombe cy'Imisipa iburasirazuba barabica ntibasiga n'umwe. Yosuwa abagenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, amafarashi yabo ayaca ibitsi n'amagare yabo arayatwika. Icyo gihe Yosuwa asubira inyuma atsinda i Hasori yicisha umwami waho inkota, kuko mbere hose Hasori hari umurwa w'umwami ukomeye muri abo bami bose. Bicisha inkota abari barimo bose barabarimbura pe, nta n'umwe wasigaye agihumeka, n'i Hasori arahatwika. N'indembo zose z'abo bami Yosuwa arazisenya, n'abami bose abicisha inkota, arabarimbura rwose nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse. Ariko imidugudu yubatswe ku tununga nta n'umwe Abisiraheli batwitse, keretse i Hasori honyine niho Yosuwa yatwitse. N'iminyago yose y'iyo midugudu n'inka zose Abisiraheli babyijyaniraho iminyago, ariko umuntu wese bamwicisha inkota kugeza aho barimbukiye bose, ntibasigaza n'umwe ugihumeka. Nk'uko Uwiteka yategetse Mose umugaragu we, niko Mose yategetse Yosuwa. Yosuwa nawe abigenza atyo, nta kintu na kimwe yaretse mu byo Uwiteka yategetse Mose byose. Yosuwa arangiza guhindura igihugu cyose. Uko niko Yosuwa yahinduye icyo gihugu cyose cy'imisozi miremire n'icy'ikusi cyose n'icy'igosheni cyose n'icy'ikibaya n'icya Araba n'igihugu cy'imisozi miremire cya Isiraheli n'icy'ikibaya cyaho, uhereye ku musozi Haraki ukazamuka ujya i Seyiri kugeza i Barigadi mu mubande w'i Lebanoni uri munsi y'umusozi wa Herumoni. N'abami bacyo bose arabafata arabasogota arabica. Yosuwa arwana n'abo bami bose igihe kirekire. Nta mudugudu wigeze gusezerana amahoro n'Abisiraheli keretse Abahivi batuye i Gibeyoni. Iyindi midugudu yose bayitsinze barwanye. Ibyo byaturutse ku Uwiteka kuko yanangiraga imitima yabo bakaza kurwana n'Abisiraheli. Yagiraga ngo abarimbure pe, batarwanirirwa imbabazi, ahubwo barimburwe nk'uko Uwiteka yategetse Mose. Icyo gihe Yosuwa araza amaramo Abanaki mu gihugu cy'imisozi miremire n'ab'i Heburoni n'ab'i Debira n'abo muri Anabu n'abo mu gihugu cyose cy'imisozi miremire ya Yuda n'abo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Isiraheli. Yosuwa arabarimbura rwose n'imidugudu yabo. Nta muntu n'umwe wo mu Banaki wasigaye mu gihugu cy'Abisiraheli keretse i Gaza n'i Gati na Ashidodi niho hasigaye bamwe.
uko niko yosuwa yahinduye igihugu cyose nk'uko uwiteka yabwiye mose, maze yosuwa akigabira abisiraheli kuba gakondo yabo akurikiranya imiryango yabo, nuko igihugu gihabwa ihumure. Igice cya 12, titire yaho iravuga ngo amazina y'abami baneshejwe na yosuwa. Abandi bo bami b'ibihugu abisiraheli barwanije bagahindura ibihugu byabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, uhereye ku kibaya cya Arunoni ukageza ku musozi wa Herumoni no muri Araba yose iburasirazuba. Igihugu cya Sihoni umwami w'Abamori wabaga i Heshiboni agatwara Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu wari hagati mu kibaya n'igice cy'i Galeyadi kugeza ku mugezi Yaboki mu rugabano rw'Abamoni, kandi uhereye muri Araba ukageza ku ruzi rwa Kinereti iburasirazuba no ku nyanja ya Araba ariho yo nyanja y'umunyu mu nzira y'iburasirazuba ijya i Betiyeshimoti. Urugabano rwacyo rw'iruhande rw'ikusi rwanyuraga munsi y'imirenge y'imisozi Pisiga, kandi ahindura n'igihugu cya Ogi umwami w'Ibashani wo mu Barafa bacitse ku icumu babaga muri Ashitaroti no muri Edureyi. Niwe watwaraga umusozi wa Herumoni n'Isareka n'Ibashani yose kugeza mu rugabano rw'Abanyageshuri n'Abanyamaka, igice cy'i Galeyadi kugeza ku rugabano rwa Sihoni umwami w'Heshiboni. Abo bose Mose umugaragu w'Uwiteka n'Abisiraheli barabishe, kandi Mose umugaragu w'Uwiteka ahaha Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase ngo haba habo. Kandi aba nibo bari abami b'ibihugu byo hakuno ya Yorodani iburengerazuba, aho Yosuwa n'Abisiraheli banesheje, uhereye i Barigaridi mu kibaya cy'i Lebanoni ukageza ku musozi wa Haraki uzamuka i Seyiri. Yosuwa agiha imiryango y'Abisiraheli ngo habe ahabo nk'uko bagabanijwe, igihugu cy'imisozi miremire n'icy'ikibaya n'icyo muri Araba n'icy'imirenge y'imisozi n'icyo mu butayu n'icyo mu ruhande rw'ikusi n'icy'Abaheti n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abaferizi n'icy'Abahivi n'icy'Abayebusi. Abo bami ni aba: umwe ni umwami w'i Yeriko, undi ni umwami wo muri Ayi hateganye n'i Beteli, undi ni umwami w'i Yerusalemu, undi ni umwami w'i Heburoni, undi ni umwami w'i Ramuti, undi ni umwami w'i Lakishi, undi ni umwami wo muri Eguroni, undi ni umwami w'i Gezeri, undi ni umwami w'i Debira, undi ni umwami w'i Gederi, undi ni umwami w'i Horuma, undi ni umwami wo muri Araba, undi ni umwami w'i Libuna, undi ni umwami wo muri Adulamu, undi ni umwami w'i Makeda, undi ni umwami w'i Beteli, undi ni umwami w'i Tapuwa, undi ni umwami w'i Heferi, undi ni umwami wo muri Afeka, undi ni umwami w'i Sharoni, undi ni umwami w'i Madoni, undi ni umwami w'i Hasori, undi ni umwami w'i Nimeroni, undi ni umwami wo muri Akishafu, undi ni umwami w'i Tanaki, undi ni umwami w'i Megido, undi ni umwami w'i Kedeshi, undi ni umwami w'i Yokineyamu n'i Karumeli, undi ni umwami w'i Dori mu misozi y'i Dori, undi ni umwami w'i Goyimu y'i Gilugali, undi ni umwami w'i Tirusa. Nuko abami bose bari 31. Abami bose Yosuwa yishe bari abami 31. Dukomeje n'igice cya 13. Titire yaho iravuga ngo Yosuwa ababwira ibice by'igihugu bitarahindurwa. Yosuwa ashaje ageze mu zabukuru, Uwiteka aramubwira ati: urashaje ugeze mu zabukuru, ariko hasigaye ibihugu byinshi cyane bikwiriye guhindurwa. Igihugu gisigaye ngiki kirimo ibi bihugu: iby'Abafilisitiya n'iby'Abanyageshuri byose, uhereye ku kagezi Shihoni kari imbere ya Egiputa ukageza mu rugabano
bwo kuri Ekuroni ikasikasi habarirwa abanyakanani, kandi abatware batanu b'Abafilisitiya naba uw'Abanyagaza n'uw'Abanyashidodi n'uw'Abanyashideroni n'uw'Abanyagati n'uw'Abanyekuroni hamwe n'Abawi. Kandi ikusi igihugu cyose cy'Abanyakanani ni Meyara na Abadisoni ukageza kuri Afika mu rugabano rw'Abamori, n'igihugu cy'Abagebali ni Lebanoni yose herekeye iburasirazuba uhereye i Barigadi munsi y'umusozi wa Herumoni ukagezaho i Hamati harasukirwa. Hariho n'abanyagihugu cy'imisozi miremire uhereye i Libanoni ukageza i Misirefotimayimu n'Abasidoni bose. Ati nzabirukanira imbere y'Abisiraheli, maze uzahagabanye Abisiraheli habe gakondo yabo nk'uko nagutegetse. Nuko none iki gihugu ukigabanye ya miryango 9 n'igice cy'uwa Manase. None iki gihugu kigabanya ya miryango 9 n'igice cy'uwa Manase, kuko Abarubeni n'Abagadi bahanywe na Manase gakondo yabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye. Uhereye kuri Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu wo hagati mu kibaya cy'igitwa cyose cy'Imedeba ukageza i Diboni n'imidugudu yose ya Sihoni umwami w'Abamori watwaraga i Heshiboni kugeza ku rugabano rw'Abamoni n'i Galeyadi no mu ngabano z'Abanyagishuri n'Abanyamaka n'umusozi wose wa Herumoni n'i Bashani yose ukageza i Sareka n'igihugu cyose cya Ogi cy'i Bashani watwaraga muri Ashitaroti no muri Edureyi. Ogi uwo niwe wo mu bacitse ku icumu mu Barafa. Abo ni bo Mose yarwanije akabirukana, nyamara Abisiraheli bo ntibirukanye Abanyageshuri cyangwa Abanyamaka, ahubwo Abanyageshuri n'Abanyamaka baturana n'Abisiraheli na bugingo n'ubu. Ariko umuryango w'Abalewi wo nta gakondo Mose yabahaye, keretse igitambo cyotswa cy'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, nibyo gakondo yabo nk'uko yamubwiye. Imiryango 2 n'igice cy'umuryango w'Abisiraheli na gakondo yabo. Mose niwe wagerereye Abarubeni igihugu nk'uko amazu yabo ari. Igihugu bahawe cyaheraga kuri Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu wo hagati mu kibaya cy'igitwa cyose cy'Imedeba n'i Heshiboni, imidugudu yose y'ibitwa n'i Diboni n'i Bamotibari n'i Betibariyemeyoni n'i Hahasi n'i Kedemoti n'i Mefati n'i Kiritayimu n'i Sibuma n'i Seretishahari hari ku musozi uri mu kibaya, ni Betipewori n'imirenge y'Ipisiga n'i Betiyeshimoti n'imidugudu yose y'ibitwa n'igihugu cyose cya Sihoni umwami w'Abamori watwaraga i Heshiboni. Uwo Mose yanesheje hamwe n'abatware ba Midiyani, Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, aribo batware ba Sihoni babaga muri icyo gihugu. Kandi Baramu mwene Bewori w'umucunnyi Abisiraheli bamwicishije inkota hamwe n'abandi bishwe, ariko urugabano rw'Abarubeni rwari Yorodani n'inkuka zayo. Iyi niyo gakondo y'Abarubeni nk'uko amazu yabo ari n'imidugudu y'ibirorero byayo. Kandi Mose niwe wagerereye umuryango w'Abagadi nk'uko amazu yabo ari. Igihugu bahawe cyari Yazeri n'imidugudu yose y'i Galeyadi n'igice cy'igihugu cy'Abamori kugeza kuri Aroweri
hateganye n'Iraba, uhereye i Heshiboni ukageza i Ramati Misipa n'i Betonirimu, uhereye i Mataneyimu ukageza mu rugabano rw'i Debira, kandi iyo mu kibaya ni Betiharamu n'i Betinimura n'i Sukoti n'i Safoni, n'igice cy'igihugu cya Sihoni umwami w'i Heshiboni cyari cyasigaye, na Yorodani n'inkuka zayo ukageza mu kigobe cy'inyanja y'Ikinereti iburasirazuba bwa Yorodani. Iyo niyo gakondo y'Abagadi nk'uko amazu yabo ari n'imidugudu n'ibirorero byayo. Kandi Mose niwe wagerereye igice cy'umuryango wa Manase habo nk'uko amazu yabo ari. Igihugu bahawe cyageraga i Matanayimu n'i Bashani yose, igihugu cyose cya Ogi umwami w'i Bashani n'imidugudu yose ya Yayiri yo muri Bashani yose yari 60, n'igice cy'i Galeyadi na Ashitaroti na Edureyi, imidugudu y'igihugu cya Ogi cy'i Bashani yari iya bene Makiri mwene Manase. Icyo cya gice cya bene Makiri nk'uko amazu yabo ari. Uko niko Mose yagabanije igihugu cy'ibitwa bya Mowabu hakurya ya Yorodani herekeye i Yeriko iburasirazuba. Ariko umuryango w'Abalewi wo Mose ntaho yabahaye kuba gakondo yabo, ahubwo Uwiteka Imana y'Abisiraheli niyo gakondo yabo nk'uko yababwiye. Igice cya 15 titire yaho iravuga ngo Yosuwa agabanya iyindi miryango y'Abisiraheli. Uko niko Abisiraheli bahinduye igihugu cy'i Kanani kiba gakondo yabo, kandi Eliyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu yose y'imiryango y'Abisiraheli barakigabanya. Imigabane irafindirwa nk'uko Uwiteka yari yarabitegekesheje Mose. Iyo iba gakondo y'imiryango 9 n'igice cy'umuryango, kuko Mose yari we wari watanze gakondo y'imiryango 2 n'igice cy'umuryango hakurya ya Yorodani, ariko Abalewi bo ntiyabahaye gakondo mu bandi. Kandi bene Yosefu bari imiryango 2, Manase na Efurayimu. Nta mugabane bari bahaye Abalewi mu gihugu keretse imidugudu yo guturamo n'ibikingi byabo byo kuragiramo inka zabo no gushyiramo ibintu byabo. Nk'uko Uwiteka yategetse Mose niko Abisiraheli babigenje bagabana igihugu. Agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. Yo ni titire. Abayuda baherako basanga Yosuwa i Gilugali. Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho njye nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi y'i Baruneya? Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi y'i Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka ntuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umpe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi, na bugingo n'ubu
kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli rwose. Kandi Heburoni kera hitwaga Kiriyataruba. Aruba uwo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi. Nuko igihugu gihabwa ihumure. Igice cya 15. Umugabane w'Abayuda. Umugabane w'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari wagarukiraga ku rugabano rwa Edomu mu butayu bwa Zini ikusi ku iherezo ryaho. Kandi urugabano rwabo rw'ikusi rwaheraga mu iherezo ry'inyanja y'umunyu mu kigobe cyayo cyerekeye ikusi, rukazamuka kuri Akurabimu rwerekeye ikusi rukajya Zini, rukazamuka iruhande rw'ikusi rw'Ikadeshi Baruneya, rukanyura bugufi bw'Ihesironi, rukazamuka kuri Adari, rugakebereza Ikarika, rukanyura kuri Asimoni, rukagarukira ku kagezi ka Egiputa, maze urugabano rukagarukira ku nyanja nini. Urwo ni rwo rugabano rwabo rw'ikusi. Kandi urugabano rw'iburasirazuba rwari inyanja y'umunyu ukageza aho Yorudani igarukira. Kandi urugabano rw'ikasikasi rwaheraga ku iherezo rya Yorudani ku nyanja. Urwo rugabano rwazamukaga i Betihogula rugahita iruhande rw'ikasikasi rw'i Betaraba, rukazamuka rukagera ku gitare cya Bohani mwene Rubeni, rugakomeza rukagera i Debira uvuye mu gikombe cya Akori, rukagenda rutyo rujya ikasikasi herekeye i Gilugali hateganye n'inzira izamuka muri Adumimu, umusozi wo hakurya y'umugezi Kusi. Nuko urugabano rugakomeza rukagera ku mazi ya Enishemeshi, rukagarukira kuri Enirogeri, kandi rukazamuka mu gikombe cya mwene Hinomu kiri mu ruhande rw'igihugu cy'Abayebusi Kusi, ari cyo gihugu cy'i Yerusalemu, rugakomeza rukagera ku mpinga y'umusozi werekeye igikombe cya mwene Hinomu iburengerazuba ku iherezo ry'igikombe cy'Abarafa ikasikasi. Nuko urugabano rukamanuka mu mpinga y'umusozi rukagera ku isoko y'amazi y'i Nefutowa, rukagarukira mu midugudu yo ku musozi wa Efuroni. Urugabano rugakomeza rukajya i Bara. Uwo mudugudu niwo witwa Kiriyatiyarimu. Nuko rukakebereza iburengerazuba bw'i Bara ku musozi wa Seyiri, rukanyuraho rukagera mu ruhande rw'umusozi wa Yeyarimu w'ikasikasi, ari wo Kasaroni, rukamanukana i Betishemeshi, rukanyura i Timuna. Kandi urwo rugabano rukagarukira mu ruhande rwa Ekuroni ikasikasi, rukaza rutyo i Shikeroni, rukanyuraho rukagera ku musozi wa Bara, rukagarukira i Yabuneri, kandi iherezo ryarwo ryari ku nyanja. Kandi urugabano rw'iburasirazuba rwari inyanja nini n'ikibaya cyayo. Urwo ni rwo rugabano rwose rw'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Kalebu ahindura imisozi yahawe. Nuko Kalebu mwene Yefune Yosuwa amuha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse, amuha Kiriyataruba. Aruba uwo niwe se wa Anaki, niho hitwa i Heburoni. Maze Kalebu yirukanamo bene Anaki batatu, ari baba Sheshayi na Ahimani na Talumayi bene Anaki. Nuko avayo atera i Debira. Debira kera yitwaga Ikiriyatiseferi. Kalebu aravuga ati, umuntu uzatera Ikiriyatiseferi akahanesha, nzamushyingira umukobwa wanjye Akisa. Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu niwe wahahinduye, maze Kalebu aramumushyingira. Nuko wa mukobwa agitaha kwa Otiniyeli aramuhendahenda ngo asabe se igikingi. Ava ku ndogobe ye. Kalebu aramubaza ati, urashaka iki? Umukobwa aramusubiza ati, ungirire ubuntu, dore wampaye
igikingi Kusi, mbese ntiwamana amasoko y'amazi? Nuko amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Imidugudu y'umuryango w'Abayuda. Iyi niyo midugudu y'umuryango w'Abayuda yo mu rugabano rwa Edomu, Ikusi, Kabuseri na Ederi na Yagura na Kina na Dimona na Adada na Kedeshi na Hasori na Itunani na Zifu na Teremu na Beyaroti na Hasori Hadata na Keriyo Tiheseroni ariwo Sahori na Amamu na Shema na Morada na Hasarigada na Heshimoni na Betipeleti na Hasarishuwari na Berisheba na Biziyotiya na Bara na Iyimu na Esemu na Elitoradi na Kesiri na Horuma na Sikuragi na Madumana na Sanusana na Rebawota na Shirumihimu na Ayini na Rimoni. Imidugudu yose yari 29 hamwe n'ibirorero byayo. Yo mu kibaya ngiyi: Eshitawoli na Sora na Ashuna na Zanowa na Eniganimu na Tapuwa na Enamu na Yaramuti na Aduramu na Soko na Azeka na Sharayimu na Aditayimu na Gedera na Gederotayimu, yose ni 14 hamwe n'ibirorero byayo. Senani na Hadasha na Migidorigadi na Dirani na Misipa na Yokifteri na Rakishi na Bosikati na Eguroni na Kaboni na Rahimasi na Kitirishi na Gederoti na Betidagoni na Nama na Makeda, yose ni 16 hamwe n'ibirorero byayo. Libuna na Eteri na Ashani na Ifuta na Ashuna na Nesibu na Keira na Akizibu na Maresha, yose ni 9 hamwe n'ibirorero byayo. Ekuroni hamwe n'imidugudu n'ibirorero byawo, uhereye Ekuroni ukageza ku nyanja, imidugudu yose yo mu ruhande rwo kuri Ashidodi hamwe n'ibirorero byayo. Ashidodi n'imidugudu n'ibirorero byaho, Igaza n'imidugudu n'ibirorero byaho, ukageza ku kagezi ka Egiputa n'inyanja nini n'ikibaya cyayo. Yo mu gihugu cy'imisozi miremire ngiyi: Shamiri na Yatiri na Soko na Dana na Kiriyatisana ariho Debira na Anabu na Eshitemowa na Animu na Gosheni na Horoni na Giru, imidugudu ni 11 hamwe n'ibirorero byayo. Araba na Duna na Eshana Neanimu na Betitapuwa na Afeka na Humata na Kiriyataruba ariho Heburoni na Siho Yori, imidugudu ni 9 hamwe n'ibirorero byayo. Mawoni na Karumeli na Zifu na Yuta na Yezereri na Yokideyamu na Zanowa na Kayini na Gibeya na Timuna, imidugudu ni 10 hamwe n'ibirorero byayo. Harihuri na Betisuri na Gedori na Marati na Betanoti na Eritekoni, imidugudu ni 6 hamwe n'ibirorero byayo. Kiriyatibari ariwo Kiriyatiyarimu n'Iraba, imidugudu ni 2 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo mu butayu ngiyi: Betalaba na Midina na Sekaka na Nibushani n'umudugudu w'umunyu na Enigedi, imidugudu ni 6 hamwe n'ibirorero byayo. Ariko Abayebusi bo bari abaturage b'i Yerusalemu, Abayuda ntibashoboye kubirukana. Nuko Abayebusi bagumana n'Abayuda i Yerusalemu na bugingo n'ubu. Imana rero ibaho umugisha. Tuzakomeza ejo dutangira kuri Yosuwa igice cya 16.